Bakoze kugikwatana kumufasha cyane kuko mubibona hadusanze twasuye itsinda rya Rwanda Modern Academy aho twasanze bari imyitozo cyangwa twakwita practice. Tugiye kubakira mu kanya aho turabaza ibibazo byinshi bitandukanye, aho turababaza ibintu byinshi bifite amatsiko. Let's be ready and the more Imana akomeze kubana nawe.
nk'uko mubibona turi kumwe n'abakobwa babiri ba nyampinga ni beza cyane murekeye ndumva twatangira twibwira abadukurikiye murakoze nitwa kubana wambaye agase yitwa Rwanda Modeling Academy. Murakoze nitwa Rukundo nanjye mwese muri abakozi. None hari akabazo isegera k'amatsiko navugaga fashion ikagira nti icyo kibazo wumva agishoboye arambwira ese fashion na modeling ibyo bintu uko ari bibiri byaba bitandukaniye batubwiye ko byumva. Murakoze uko byumva modeling ni ibintu bijyanye na catwalk no kumenya uko kugenda kuri stage na look yawe n'uburyo ugendamo. Hanyuma fashion uko byumva ni ibintu byerekeranye nyine muri rusange na fashion n'aba designer n'aba models muri rusange. Urumva ko kuri buri ruhande buri wese afite uko abyumva. Ese nk'umwana w'umukobwa muri fashion cyangwa modeling ni izihe mbogamizi zikunze kugaragara mu mwana w'umukobwa? Imbogamizi zikunze kugaragaramo ni uko wenda njye ntigendeyeho ni uko bamwe mu bakobwa wenda wabo batabishyigikira ugasanga nyine we bakumva ko ari iby'umurava. Niko fashion cyangwa se modeling mu Rwanda niko wabifata nyine abantu b'ibirara ugasanga nyine ababyeyi bawe ntibagufasha aho ku giti cyanjye nyine niko babifasha. Wowe imbogamizi ya mbere usangamo cyane cyane ku bandi babyeyi baba bumva ko kurara urebye n'imyenda bakoresha nyine biragorana kuba umubyeyi yabyumva akenshi umubyeyi kumva birakumubera nyine ntabwo akandi kabazo n'isengera k'amatsiko uvuze nko ku myambarire hari imyambarire tubona igenda igaragara nyine muri fashion iriya myambarire igaragara muri fashion igihe hari kuba modeling ese ubona hari ikintu yari bangamiye mu muco nyarwanda hari ibyo wica nanone ntabwo ushobora kuba ushobora kwica umuco modeling ukifata nk'akazi ni ikintu umuntu arya kiba cyamwambere bijyanye n'umuco urakuza umuco na modeling. Murakoze akenshi modeling izanamo no kwerekana imyambaro abadizayini baba bateguye. Hari igihe biba byakozwe na made in Rwanda, hari igihe usanga haragiyemo umuco wo hanze. Gusa nk'abantu b'aba models nimba ubikunze bishoboye kubikora. Ese waba umaze igihe kigari gukora ibintu bya modeling? Ntabwo bimazemo igihe kinini. Ese ubona hari ikintu kigufashije gufasha muri sakoshi kubanza urabona nk'umwana w'umukobwa hari ibintu ukeneye ibikoresho bimwe na bimwe tugenda dukenera ubona hari ikintu gisapotinga? Biragisapotinga cyane kuko urugero ugiye nko muri kasitini runaka bakamfasha bakankoresha bakajya kuri stage bakishyura aya mafaranga mvanamo ushobora kumfasha mu gihe ukeneye. Wowe nanjye mu kimfasha icya mbere cyo ni ibintu nkora nkunze icya mbere cyo nakwishima nkumva ndaruhutse ni ikintu nkora kuko mbikunze atari kubera ko wenda mbona umuntu wabinzagemo. Ikindi kandi ni ikintu nakora mu mutima yagukorera wafasha umubyeyi wawe umukuru ibintu bimwe yaguhabwa nawe ugatangira kubyigura. tubwiye ko fashion ari ikintu ukora ugikunze. Ese ubikora kuko bikunze cyangwa ubikora nka hobby cyangwa ubikora nka business ishobora kubinjiriza? ariko none ndabikunze cyane. Wowe fashion ukora nka business hobby cyangwa ni fashion niyo navuga ngo niyo mpano yawe tugendeye wenda mu byo kwiga
niyo mpano ya mbere nkunda warankunze na netajya n'ubuzima bwanjye bwose. None after modeling cyangwa fashion nta yindi mpano ufite? Narisibye gukora wenda utuzi tugiye dutandukanye. Okay, wowe havuyemo fashion na modeling nta yindi mpano ufite nko kuririmba, kubyina? ibindi ntabwo Ntabwo. Okay, noneho turasanga bari kugana ku musozo. Ese nkawe ku ruhande rwawe ni nk'ihe nama wagira umwana w'umukobwa wifuza kwinjira muri bino bintu bya fashion? Inama ya mbere namugira ni uko abikora bikunze atari uko abikorera ku bandi cyangwa se ku bayobozi. Ikindi akabishyiramo nyine imbaraga n'ubushobozi akitanga. Ikindi akumva ko nimba wenda runaka batamufasha ko ari igihe bikunda kubaho agakomeza avuga ati ejo ni neza. Niyo nama wagira umwana w'umukobwa? nagira umwana w'umukobwa icyambere cy'umukozamo kuko bikunze atari ukuvuga ngo bijemo kubera kigali kuko nyimigenzo yabikoze abanza bikunde kandi yirinde gucika intege kuko hari igihe ujya ahantu nk'uko yarabivuze mu makasitingi bakaba bafata mugenzi wawe mwajyanyeho ugasigara ariko iyo ubikunda ntabwo ucika intege uravuga igihe kiranye nzagira igihe cyanjye ubizemo ubikunze ubikore ntabwo ucika intege kandi ubimenyeremo ubwenge ubikora n'ubwenge kuko hari igihe ujya ahantu ugasanga ushobora kuba wagufatira nawe umwana w'umukobwa ariko nyine bisaba umenye n'ubwenge umenye abo muri kumwe nyine ubyitwararikemo biragufasha cyane. Ndagira ngo mbwire abadukurikiye nk'uko mwabyumvishe ku mpande zombi twagiye tubona imbogamizi zigiye zitandukanye ndetse twumvishe n'ibyiza biri muri modeling cyangwa fashion. Wowe mubyeyi dukurikiye ntuzabuze umwana wawe igihe afite iyo mpano yo kuba yakora ibintu bya modeling, mushyigikire ahubwo aho kumutererana kuko ni ibintu byiza nk'uko twabyumvishe ku bana tuba turi kumwe hano. Murakoze.